turakwitabye karamenya gasani kuko uduhamaganga ku neza yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uwa kane w'icyumweru cya 33 tariki 23 Ugushyingo 2023. Isomo rya mu gitabo cya mbere cya Makabe, umutwe wa 2:15 kugeza kwa 29. Muri iyo minsi abatware b'ingabo z'umwami bari bashinzwe gutesha rubanda iby'iyobokamana, baza imodini, bazanywe no gutura ibitambo. Abayisiraheli benshi barahabasanga, ariko Matatiyasi n'abahungu be bajya ukwabo. Abatware b'ingabo z'umwami niko guterura, babwira Matatiyasi bati, uri umutware w'ikirangirire muri uyu mujyi, ushyigikiwe n'abahungu bawe n'abavandimwe. Ngaho rero ngwino aba ari wowe ubanziriza abandi kubahiriza itegeko ry'umwami, mbese nk'uko amahanga yose, abantu bo muri Yuda n'abasigaye Yerusalemu babigize. Bityo n'abahungu bawe muzabarirwe mu nshuti z'umwami, muzagororerwe feza na zahabu n'ibindi by'amoko menshi. Matatiyasi asubiza mu ijwi riranguruye ati, niba imiryango yose iri mu gihugu cy'umwami imwumvira, buri muryango ukirengagiza imigenzo y'abasokuruza bawo, igakurikiza amategeko ye, njyewe, abahungu banjye n'abavandimwe banjye tuzakurikiza isezerano ry'abasokuruza bacu. Imana iraturinde kwihakana amategeko n'ibikorwa tugomba gukurikiza. Ntabwo tuzumvira amategeko y'umwami atuma duteshuka ku migenzo yacu ku buryo twabogamira iburyo cyangwa ibumoso. Ngo amare kuvuga ayo magambo, Umuyahudi aratambuka, bose bamureba, kugira ngo ature igitambo ku rutambiro rw'imodini nk'uko iteka ry'umwami ryabitegekaga. Matatiyasi ngo abibone, ishyaka rimugurumanamo, yumva agize akanyabugabo. Uburakari buba bwose, maze ariruka amusogotera ku rutambiro. Umuntu w'umwami wategekaga gutura ibitambo nawe amutsindaho, nuko urutambiro ararusenya. Yarwaniye amategeko ishyaka nk'iryo Penehasi yigeze kugira igihe yishe Zimiri mwene Salu. Nuko Matatiyasi atera hejuru mu ijwi riranguruye, abwira umujyi wose ati, abantu bose biyumvamo ishyaka ry'amategeko kandi bakaba bashyigikiye isezerano, nibankurikire. Matatiyasi ubwe n'abahungu be bahungira mu misozi, basiga mu migi ibyo bari batunze byose. Nuko abantu benshi bifuzaga gukomeza ubutungane no gukurikiza amategeko, baramanuka bajya kwiturira mu butayu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 50. Ugendera mu butungane, Imana izamwereka umukiro wayo. Imana nyamana ari y'Uhoraho, ivuza ijambo rikoranye isi yose, guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwaryo. Imana irabagiraniye kuri Siyoni, yo bwiza buzira inenge. Iti, nimunkoranyirize abayoboke banjye, ba bandi twagiranye igihango kigasozwa n'igitambo. Tega amatwi muryango wanjye, ngiye kukuvuga, njyewe Imana nkaba n'Imana yawe. Ahubwo jya utura Imana igitambo cyo kuyishimira, kandi wuzuze amasezerano wagiriye umusumba byose. Hanyuma uzabona ubunyambazi igihe cy'amagorwa, ubwo rero nzagutabara, maze nawe unsingize. Ugendera mu butungane, Imana izamwereka umukiro wayo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, umutwe wa 19, umurongo wa 41 kugeza ku 44. Muri icyo gihe Yesu ageze hafi ya Yerusalemu, amaze kwegera umujyi no kuwitegereza, arawuririra avuga ati, ubonye uyu munsi iyo ugera waramenye icyaguhesha amahoro. None rero byarakwihishe, n'iminsi iragusatiriye, maze abanzi bawe bazakugote, bagutangatange, bakwagiriza impande zose. Bazakurimburana n'abana bawe bazaba kurimo, kandi bazagusigira n'ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe Imana yakugendereyeho. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Nyagasani atahe mu mitima yacu, ahagwize amahoro ye, amahoro ya Kristo aganze iwacu. Umuromani mu kwiyemera ngo ashobora kwigarura amahanga yose, niwe waciye umugani ati, si vis pacem para bellum, si tu veux la paix prépare la guerre. We mu gushakashaka amahoro ashakira mu ntambara, mu mirwano. Ngo uko n'abategetsi b'isi benshi, ibihugu bikomeye cyane, bya bindi bifite ubukire bwa mirenge, ubukungu bwabo, imbaraga zabo, bagenda bishora mu ntambara, mu kugura ibisasu ngize intambara ngiye imirwano, nguko kubura amahoro, ngo umutekano muke,
Yezu Kristo we mu gushaka amahoro ntabwo akoresha intambara. Uyu munsi rero turashaka amahoro ya Kristo, we utagombera icyuma, ntagombera umuhoro, ntagombera igisasu, ntagombera imbunda, ntagombera intwaro za kirimbuzi mu gushaka amahoro. Ahubwo amahoro ya Kristo ni amahoro nyakuri, ni amahoro aze n'ibyishimo, ni amahoro atuma tumererwa neza mu mitima yacu. Niyo mahoro Yezu Kristo yifuza kuduha, ariko hari igihe ashaka kuyaduha akabura aho yafata. Amasomo kizungu byacu dutegure rero aradufasha kuzirikana icyaguhesha amahoro. Iyo uyu munsi wageraga wamenye icyaguhesha amahoro, Yezu Kristo turaza kumwumva ari kurira, kubera ko abona imbaraga zacu tuzishora mu kudurumbanya abana b'Imana, mu kugura ibyo bitwaro bya kirimbuzi, tukabishora mu ntambara. Yezu Kristo arababara igihe cyose turi kurwana. Yezu Kristo arababara igihe cyose turi mu ntambara. Niyo mpamvu umunsi akubwira ati iyo uyu munsi wageraga wamenye icyaguhesha amahoro. Icyaguhesha amahoro mubyeyi, ese ufite amahoro? Baranavuga ngo ufite amahoro aba afite n'uwayamuhaye. Ushobora kuba ufite umutekano usesuye ariko ubuze amahoro. Umutekano urinzwe, ufite ibiryo, umutekano uryama ahantu heza, urinzwe n'ingabo zo kuri iyi si, hari n'abagabo barindwa n'imbwa zabo, n'ibindi byinshi cyane ubasha bw'iyi si bwakurinda. Ariko niba ufite umutekano udafite amahoro, ibyo byose ni zeru. Amahoro ya Kristo, iyo uyu munsi wamenye icyaguhesha amahoro, twumvise mu isomo rya mbere ishyaka rya Matatiyasi n'abavandimwe be ku byerekeye n'amategeko y'Imana. Uburyo tuzirikana muri iki gitabo cy'Abamakabe bagize ishyaka ubwo babahatiraga kurya inyama zatuwe ibigirwamana, ibintu bihumanye, nuko bagafata icyemezo cy'uko batazigera bahemukira Uhoraho, bagakomera ku isezerano ry'Imana, cyane cyane bubahiriza amategeko y'Uhoraho. Turumva umunsi wuzuye ishyaka Matatiyasi n'abavandimwe be, nuko rero bikarangira bitandukanyije n'abayobe. Nguko gushakira amahoro kuri Uhoraho. Ese byakungura iki abategetsi b'isi baguhaye amahoro, ukarya kuri za nyama zabo, bya bintu bihumanye byabo, ukagira amahoro ya hano ku isi ariko ukabura amahoro imbere y'Imana? Turaza kuzirikana ko iyo wakomeye ku isezerano ugakomera ku butungane, ushaka kureba ubuhanga rw'Imana, nibwo nyine umererwa neza. Ayo niyo mahoro nyakuri. Uyu munsi wamenyaga icyaguhesha amahoro. Matatiyasi n'abavandimwe bamenye icyabahesha amahoro, bizirika ku isezerano, ku mategeko y'Uhoraho. Ni nayo ntero y'umuririmbyi wa Zaburi uyu munsi ubwo yaririmbye agira ati ugendera mu butungane Imana izamwereka umukiro wayo. Amen, amen, amen. Uyu munsi Nyagasani wo mu Ivanjiri aratubwira icyaduhesha amahoro, kuko nta mahoro umunyabyaha. Nyuma y'uko Yezu yitegereje Yeruzalemu yari itatswe ibintu by'agaciro bihambaye, ibyo bikaba byarateraga Abayahudi narinjye kuvuga kwirata, kwiyemera, kuko yari itatse ibintu biza cyane, ibintu bihenze, bigatuma birata. Ariko uyu munsi Yezu agiye kurira kuri Yeruzalemu nk'ikimenyetso cy'uko biyemeye, ariko vuba aha ngaha ko igiye gusenywa. Ntihaciye kabiri, mu mwaka wa 70 nyuma ya Yezu Kristo, iyi ngoro Yeruzalemu yasenywe n'umukuru w'ingabo z'Abanyaroma Titus. Ubwo yasenye ingoro ngo ntiyasiga niwe rigeretse ku rindi. Yezu Kristo twibutsa ko tutagomba kwirata igihe ingoro z'Imana zitameze neza, igihe turi gukora ibintu bidahwitse mu ngoro y'Imana. Nibwo Yezu Kristo agiye kurira kuri Yeruzalemu. Arayirira kubera iki? Kubera ko Yeruzalemu, iyi ngoro irerekeza nanone kuri uyu mujyi wa Yeruzalemu. Yeruzalemu iri kugambanira abahanuzi. Ubwo Yezu Kristo yitegura kujya i Yeruzalemu nk'ugiye kubambwa ku musaraba, Abayahudi bakamugambanira kugira ngo bamwice. Yeruzalemu, Yeruzalemu, ngaho Yezu Kristo afata igihe akayiririra kubera amakosa yayo, kubera ibyaha byayo, kwanga kumvira abahanuzi b'Imana, kwanga kumvira Imana, kwigumura ku Mana. Yezu arira ryari? Yezu arira igihe cyose twakoze icyaha, kuko nta mahoro y'umunyabyaha. Abahanga mu gusesengura Bibiliya batubwira ko Yezu yarize inshuro 3, ariko ku buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere arira mu murima wa Getsemani. Yezu yararize amarira y'agahinda, compassion, kubera urupfu yari agiye gupfa apfira abantu, yifatikanya we nanjye twebwe abanyabyaha, araturirira igihe cyose twakoze nabi. Ngaka agahinda Yezu yagize mu murima wa Getsemani. Ubwoko bwa kabiri bw'amarira ni igihe yaririye kwa Lazaro. Niwo murongo mugufi muri Bibiliya ugira uti Yezu ararira.
Yohana umutwe wa 11 umurongo 35 Yezu ararira. Ayo marira bayita mu kigereki dakuwein, bikavuga verset de larme, ngo nukurira ari gutonyanga amarira. Noneho ubwako bwa gatatu bw'amarira n'ubu twumvise muri evanjiri, ni amarira mu kigereki bita klayo, bishatse kuvuga sanglote bruyamment, nukurira ugatobora, nukuboroga. Noneho ibitonyanga by'amarira bikaza mu maso, noneho no kuboroga. Urumva ko Yezu Kristo aririra kuri Yerusalemu yarababajwe cyane n'ubugome bw'abatuye Yerusalemu bari kugomera Imana. Yezu akagira agahinda bigatuma boroga bikomeye cyane, gutaka, kurira bikomeye. Yezu arakurira kuri Yerusalemu agira ati bazakurimbura n'abana bawe bazaba kurimo, kandi bazagusiga n'ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenya Imana kugendereyeho. Amen. Kukurimbura n'abana bagutuyemo bishatse kuvuga abana bagutuyemo abirerekeza ku bana b'icyaha. Igihe cyose hari icyaha dutwite cyangwa turi konsa, icyo cyaha gituma Yezu arira. Uritonde nawe kitakubuza ingoma y'ijuru, ingororano y'ijuru, maze bikaba ari byo bituma Yezu ari kurira. Ngize impamvu eshatu zituma Yezu arira. Yifuza ko wagira amahoro igihe cyose abona ubuze amahoro, igihe cyose abona uri gukora icyaha, kuko umuntu wese uri kure y'Imana burya aba yarabuze amahoro, kuko nta mahoro umunyabyaha. Igihe cyose uzaba uri gukora nabi uzamenye ko wagize ute, uri kuriza Yezu. Yezu arira igihe cyose uri gukora nabi, igihe cyose uri mu kaga, igihe cyose uri kure y'Imana, kuko ubuhanga ni uguhunga icyaha no gushakashaka Imana. Rero igihe cyose wivumbuye ku Mana uzamenye ko Yezu Kristo adatekanye ari kurira. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa yagiye kugisha umujyanama wa roho inama uko azajya yitwara mu buzima. Nuko ngo aramubwira ati umva rero mwarimu, mfite ikibazo kiremereye cyane cy'umusore umbwira ko ankunda, ariko agashaka ko igihe namusuye musuhuza by'akarusho, by'agatangaza by'akarusho. Nuko rero agakinga inzu, akifuza ko namusuhuza by'akarusho, nanjye nkamusuhuza kuko ari cyo yifuza. Ariko navayo nkumva mbuza amahoro, nkumva hari icyo mbuze, nkumva ndatekanye, nkumva mbuze amahoro. None ngira inama. Nuko ngo mwarimu aramubwira ati umva rero, kugira ngo nzabikemure, nujya umutambukaho ujye umusuhuriza mu ruhame nk'umuntu nyine, nk'uko wasuhuza n'abandi bose. Wowe kujya kumusuhuza by'umwihariko cyangwa by'akarusho ahantu yiherereye, ahubwo ujye umusuhuriza ahantu nyine muri rusange. Ibyo nibyo bizaguhesha amahoro. Nuko wa mukobwa aragenda. Ngo undi munsi ukurikiyeho aza none ku mujyanama wa roho, maze aramubwira ati umva rero mwarimu, wa musore yanyemera ko azajya ndihira amashuri, akansubiza mu ishuri, akanyambika, akankorera byose. Nuko rero twasezeranye ko buri cyumweru nzajya ntambuka iwe, ubundi akanyambika imyenda mishyashya aba yanguriye. Nuko rero akanabasha no kureba ko imyenda yankwiriye by'akarusho. Nyuma y'uko abonye ko iyo myenda inkwiriye, akampa n'amafaranga y'injyana ku ishuri, akamperekeza by'akarusho. Ariko iyo ngeze mu rugo numva byose yabimpaye, ariko nkumva hari ikintu mbuze, kubera ko muri kwa kureba ko ya myenda yankwiriye by'akarusho, nkumva ibyo bintu bitari kumpa amahoro. None nabuze amahoro. Nuko wa mujyanama wa roho ngo aramubwira ati erega wowe nuko umbwira inkarariwe kera, ukambwira ibintu by'impitagihe, ukambwira ibintu byarangije kuba. Ubutaha rero uzajya umbwira igikorwa mbere y'uko kiba. Mbere yo kumusura by'akarusho ujye ubanza umbwire, na mbere y'uko bakwambika iyo myenda by'akarusho ujye ubanza umbwire, bityo nkubwire icyo wakwitwaza. Nuko ubukurikiyeho wa mukobwa aratekereza ati hajya yambwiye ko azambwira icyo nakwitwaza. Icyo nakwitwaza sinjyewe sinkizi. Umukobwa ugiye gusura umusore ntazi icyo yakwitwaza, ni ngombwa kwirirwa njyayo? Wa mukobwa nanone ajya kureba wa musore, atageze ku mujyanama wa roho, ubwo bishoboke ko azamubwira nyuma avuyeyo. Nuko ngo igihe kiragera, wa mukobwa agaruka none ku mujyanama wa roho, maze ngo aramubwira ati umva rero mujyanama wanjye, wa musore twaje gukomeza duhura by'akarusho, turaganira by'akarusho, turasabana by'akarusho. Igihe cyaje kugera noneho ambwira ko mu itorero rye bamufata nk'umuntu w'inyangamugayo, ko baramutse bagize ibindi bumva byerekeye n'umwana dufite w'akarusho, ko yabasebye, ko batabifata neza. Bityo aranyumvisha ko inshingano z'uwo mwana tuzazikomeza by'akarusho, tugeze mu rugo rwacu by'akarusho,
ariko ubu nguko bitadushobokera twareba uko tuba twigenje by'akarusho. Dore ko icyo gihe yambwira ko nkiri kwiga nanjye byangora, bityo tukareba ubundi buryo twakwitabaza bw'akarusho, ari ku ruhande rwe mu itorero rye, nanjye ku ruhande rwanjye nk'umunyeshuri. Nuko rero tugakomeza ubuzima uko bisanzwe, ntagombeye kumusebya cyangwa njyewe nsebe, atagombeye kugira ngo abantu benshi babimenya, bityo twembi tukamenya by'akarusho. Ubu rero nanjye kugusaba inama zawe, kuko ubu ngubu n'ishuri sinkirijyamo, byamviremo uburwayi bukomeye by'akarusho, singikandagira mu rusengero. Rero mwarimu ikinkozeho n'ibyo bintu by'akarusho. Ubu ngubu nabuze amahoro, ibibazo byambanye byinshi, agahinda, kwigunga n'ibindi byinshi cyane byagiye binyituraho. Rero nkabona ko ikinkozeho ari ibyo bintu by'akarusho. Nuko wa mujyanama w'uruhongo aramubwira ati, buriya ikikwishe by'akarusho nyine nuko wagiye umpa amakuru ntuyambere ku gihe, nuko wagiye umpa amakuru ashaje yarangiye, amakuru yavuye ku gihe. Iyaba kare kose wari waramenye ko ako karusho kawe kazakurusha, navugaga kurusha amaguru, ngako k'akarusho nyine kamaze gukurusha, kuko nyine wanze kumvira inama zanjye. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Wasanga nawe ujya kugisha inama z'akarusho, ukazasanga kera zarakurushije, navugaga amaguru, kubera ko zishaje nta garuro bigifite. Ya marira ya Yezu twajyanye n'izi nshuro 3, uyu mukobwa agenda asura umusore by'akarusho, kugeza igihe akarusho gatangiye kumurusha amaguru. Aho ku nshuro ya mbere agenda abura amahoro kubera gusuhuza umusore by'akarusho, bikerekeza nanone ku gahinda Yezu atangira kugira igihe cyose atangiye kubona uri kugendera mu ngeso mbi zizagenda zishamikiraho nyine izindi ngeso mbi z'ubusambanyi. Yezu atangira kugira agahinda, atangira kubabara, akugiriye impuhwe, byibuze yifuza ko wagarukira aho ngaho ukareka ibi byose ujya gutangira bitamuhesha ikuzo n'icyubahiro. Ubwoko bwa kabiri bw'amarira ya Yezu ni ugusuka nyine amarira igihe cyose batangiye gukwambika uri no kwigera imyenda, navuga imyenda y'ubusa nyine, nibwo uzasanga nyine watangiye kwambara ubusa. Yezu atangira gusuka amarira agira ngo kugarure mu nzira nziza, wongere ubeho, ariko ukamwangira. Noneho ku nshuro ya 3 Yezu atangira kuboroga, kuko atangira gutaka. Cyagiye noneho atangiye kwica abandi, kugambanira abandi, kwica abana b'impinja, babana bakurimo, kwangiza, gukuramo inda. Yezu aba ari gutaka bikomeye cyane. Hari itegeko umusaza yigeze abwira umusore, aramubwira ati, mwana wanjye uzirinde gusambana, kuko nutangira ingeso mbi z'ubusambanyi uzashyiramo ikimenyetso bingana kwica. Ngibyo ibyaha byacu biremereye Yezu, bituma Yezu agira agahinda, bituma Yezu asuka amarira, bituma Yezu aboroga, agataka, ariko gutakambira kugira ngo ukire, ariko nge nawe tukamwangira. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.